Abakunzi ba diaspora mwenyewe twongeye kubasuza tubifuriza kugira umunsi mwiza. Mumeze bo. Félicitations kabisa. Anyway, ibintu biraryoshye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byinshi birimo bihinduka ku mirongo y'urugamba, birimo bihinduka muri demokarasi, muri diplomasi muri Kongo. So byinshi benshi batari bamenya, tugira ngo tuze tubasobanurire, kandi bishobora kuba bihatse byinshi cyane. Turi buze kunyarukira no muri Congo Brazzaville, aho baba perezida bacu batumvikanaga, aho umwuka umaze iminsi utari mwiza hagati y'ibihugu byose. Bongeye guhura barasuhuzanya ku manywa y'ihangu, ubona ko yari image nziza. Tuboneraho no gushimira Congo Brazzaville kuri protocole nziza, image nziza muri stade, aho Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo Brazzaville, yari yongeye kurahirira kuyobora Congo Brazzaville. Yari yatanze invitation rero kuba perezida benshi, harimo His Excellency Paul Kagame w'u Rwanda, harimo His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo His Excellency Perezida Ndayishimiye kabisa, uyoboye na Union d'Afrique w'u Burundi. Bari benshi, ariko nyirizina image yari ikenewe, yari nziza, yari yo kongera kubona Perezida Paul Kagame akora mu kiganza Perezida Ndayishimiye asuhuza Felix Antoine Tshisekedi. So byari byiza. Ubundi ibintu nk'ibi biba bikenewe kameme, biba bikenewe. Abantu dukeneye kongera kubona ski aba bachifu bacu bahuriye mu bintu bitari ya politique ya RDC, bagahurira mu zindi celebration fulani, ski basuhuzanya byagenda gute. Ariko wabonaga ko akazoza kari gahari, hari akazoza kabisa. Ubona buri wese asuhuza mugenzi, ubona ali nothing possible. Nabikunze, nekereza nabeshi babikunze. Ariko twongera gushimira Congo Brazzaville, yabakiriye neza cyane, aho twabugiye tubona ibyishimo bidasanzwe ku bantu bumvaga yuko bagitangaza yuko perezida Paul Kagame ashyitse kuri stade. Wabonye ko stade yahubanganye ibyishimo, amarangamutima. Bro, narababwiye ati aba bantu barakunzwe, uyu musaza sharakunzwe pe. Harundi nawe wahageze, ubona ko nanone ambiance. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe ni umusitari. Hari nabyo abari bari kuri televiziyo y'igihugu ya Brazzaville bavugaga ati ni star kabisa, akiva mu ikebo ye ari kumwe na Denise Nyakeru. Antuka ni star kabisa. Wabonye ko nanone amarangamutima ya population ya Brazzaville baririmba Tshilombo, Felix Antoine wa Mulumba. Navuze ni kabisa.
so bongera kugaragaza nanone ibyishimo bidasanzwe babonye Perezida Ndayishimiye basizeho ko ari na umuyobozi wa Union d'Afrique bitambona kucywenzi neyo maboko mu kirere abantu bari barangamutima Congo Brazzaville Kurdo Chapeau mwakoze ibintu byiza cyane protocole nziza imyiteguro iryoshye bana buri muntu wese yayikunze kabisa twishimye twanezerewe ababikurikiranye nekereza ko buri wese ari kujya asubiramo video akareba warebaho umuyobozi ashusuhuje undi kandi kera yaravugaga ati tuzahurira mu ijuru undi nawe ati ntago neze kuba nahura na kanaka so abonaga ko nyine ni image shyashya image nziza muri population y'ibyo bihugu byose kunezerwa bikomeye cyane abantu banezerewe urugwiro ku Barundi urugwiro ku Banyarwanda urugwiro ku Bakongomani of course so imva mutima zongeye kugaragara nabonye kubagiye bakata uturiya video badupostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo twanakunzwe cyane n'ibintu bitari biherutse so wari umuhango mwiza impamvu ngiye nawise mwiza nuko mwiza birenze nuko kuba Denis Sassou Nguesso yarakoze iyi action akabahuza bakongera none mu bihe bitari bya bindi byo kuvuga ngo terana amagambo cyangwa se political frani oya mu gihe cya celebration buri wese azinezerewe wabonaga imva mutima Felix Antoine Tshilombo rero yavuye ndani muri keboye aseka yifunze nk'abasani nicyo cyatumye rero n'abanyamakuru batangira kuvuga ati kumbi Felix Antoine Tshilombo ni star one too much population rero ya Brazzaville nayo ati of course why not tutaji nyuma ya Felix Antoine Tshilombo turamwemera so baramufana buri wese cyakora buri wese yafanwe neza nta kibazo nta kibazo wabonaga ari byiza maje nziza buri wese afite security ihambaye itoroshye shaumva kabisa nitegurire yaba bajama ngenda yikunda cyane His Excellency Paul Kagame yavuye mu modoka kabisa bitubona ya protege yiwe y'abataramu badasanzwe turavuga ati wow byiza cyane so byari byishimo bikomeye twanezerewe ari nako tugomya kubifuriza kuganira bagahuza bakaganira tukongera tugatembererana nk'ibisanzwe so aho bipfira barahazi bagomba kuzicara bakaganira nta kibazo nuko rero twigarukiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabonye M23 ivuga ati twebwe wape byo abazungu badusaba nago we are not ready to live Goma Bukavu nago twiteguye kuba twaharekura kabisa cyangwa se kuhava mwe muvuga ibyanyu byo mushaka ariko uburenganzira ni twebwe tubufite kuko nitwe tuhafite tuhakontorora mitanumva nahise numva ibintu ni byiza kongera kwihagararaho kwa M23 nabyo bibahesha ikuzo nta mpamvu yo kuba abafrasa bahaguruka ngo yerererere oya mugaragaza bo muri bo mugaragaze nimba mutima zanyu nicyo mukeneye of course yes muhavuye mute niba bakeneye ko muhava niba supporting Tshilombo abarwanya basaba habakure noze byamunaniye byaramunaniye iyo byamunaniye rero
mugomba kubakontorora. Yes, gakontorora sans défaut, sans blague, mumeze neza. So rero nabikunze cyane kuba mwasubije gitwari, musubiza neza. Of course abazungu nabo byo kwivugisha ngo open Goma aeroport, open sijue hivi na hivi, akuona hariya kila mtu itayumva nini inafata sasa. Wewe wakora subscribe kusudi tugumye kwibanira Sunday for amakuru ya nyayo ni hano kuri diaspora mwenyewe. Turabakunda cyane, namwe muradukunda, tuba tubibona, kandi felicitation. Courage sana kabisa, courage sana. Like, share, comment, of course. Asanteni sana.